Hey YouTube fam, welcome back to my YouTube channel. Tujyane Ntarama kwibuka. Nari nagiye kwibuka kwa mama wanje, aho umuryango we wose washiriye. Bibutsa ko turi kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, aho hasigaye musaza umwe gusa bavukana, abandi bose nta n'umwe warokotse. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, munyemerere bagezeho gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 no gushyingura mu cyubahiro imibiri yabonetse. Tugiye kuyibagezaho nitwa Barigira Jean Claude. Turaza kwakira imibiri ndetse fanfari nakomeze dufashe, hanyuma nibagera hano tuze gufata umunota wo kwibuka, twakire udusengera, tuze kwakira ijambo ry'ikaze, nyuma twumva ikiganiro, hanyuma tuze kumva ubuhamya bw'uwarokotse, tuze kumva indirimbo. Nyuma y'indirimbo turakira ubutumwa bw'uhagarariye imiryango iri bushyingure, nasoza twumva ubutumwa bwayibuka, hanyuma tuze kumva indirimbo. Nyuma y'indirimbo turakira ubutumwa bw'umushyitsi mukuru, nasoza turakurikizaho gahunda yo gushyingura mu cyubahiro imibiri yabonetse. Akabaraga twihuse.
maso y'ibipfamutima bameze nk'abapfuye burundu, barigendeye basa nk'aho bagushishyano, bagiye kure byitwa ko barimbutse, nyamara bo bibereye amahoro. Ndetse n'ubwo mu maso y'abantu basa n'abahanwe, bahorana mizero yo kutazapfa. Nibamara guhanishwa ibihano byoroshye, bazahabwa ingororano zitagereranywa. Imana yarabagerageje isanga bakwiye kuba bayo, yarabasukuye bazahabwa mu ruganda, ibakira nk'igitambo kitagira inenge. Igihe Imana izabagenderera nibwo bazabengerana barabagirane. Ababishoboye bahaguruka tugafatanya iryo sengesho rivuye ku mutima wacu, risabira by'umwihariko abavandimwe duherekeza tugiye gushyingura n'abavandimwe bacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi twibuka kuri uyu munsi. Nyagasani Imana yacu, turagutakambira dusabira abacu bapfuye, abavandimwe, ababyeyi, inshuti, abo twibutse uyu munsi twunamira kandi dusabira, ariko by'umwihariko abaduherekeje tugiye gushyingura. Nyakubahwa Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga, Itumanaho na Innovation, mukaba imboni ya guverinoma mu karere kacu n'umushyitsi mukuru muri iki gikorwa, banyakubahwa mugize inteko nshinga amategeko, abasenateri n'abadepite, nyakubahwa Umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango RPF Inkotanyi, nyakubahwa guverineri w'intara yacu, abayobozi b'inzego z'umutekano, n'umwa uhagarariye umuryango Ibuka, nyakubahwa perezida w'inama njyanama y'akarere n'abajyanama mwese, miryango yagize abo ibona tuza gushyingura mu cyubahiro uyu munsi, abanyacyubahiro mwese, baturage b'akarere kacu, inshuti zacu mwaje kwifatanya natwe, mwaramutse neza. Ndabakomeje mwese muri iki gihe twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko hano i Ntarama no mu nkengero zaho. Turazirikana imiryango yacu yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko nkomeje mwe mwese mwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, haba muri aka karere n'ahandi. Impore mubeho kandi neza. Uyu munsi turashyingura imibiri twabonye, ni imibiri 154. Kuba tukibona imibiri nyuma y'imyaka 32 ijugunywe si ikimenyetso gusa cy'ukana Jenoside yakorewe, ni n'igihamya cyo gushaka kuyihakana no guhisha ibimenyetso. Ariko igiteye impungenge kurushaho ni icyuho cyo kudatanga amakuru adufasha mu rugendo turimo kubaka ubumwe n'ubudaheranwa. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyakubahwa teraniye hano, uru rwibutso duteraniyeho rufite umwihariko mubi, umwihariko wo kwica impinja nabi zikubiswe ku nkuta. Uru rwibutso rubitse byinshi. Ubwo twateraniye aha, twongere twunamire kandi tuzirikane abo bana b'u Rwanda bishwe nabi. Kugira ngo nongere kubahumuriza, mbakomeza kandi mbaha ikaze kuri uru rwibutso rwa Jenoside rwa Ntarama mu karere kacu kandi kanyu. Murakoze, twibuke twiyubaka. Icyo naheraho wegibigibi babwira mukomere dukomezanye mu ngibi bitoroshye. Nitwa Mupenzi Eustache, nkaba ndi umuntu utuye muri uyu murenge wa Ntarama. Iyo tureba ihame ryo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda turayibuka ku nshuro ya 32. Ikaba ari inshingano ya buri munyarwanda nk'uko bikubiye mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, mu irangashingiro ryayo bivuga muri aya magambo:
twibuka jenoside yakorewe abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni. Twibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Itegeko nshinga rinasobanura ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bijyana n'inshingano yo kurwanya ingengabitekerezo yayo, bikavuga muri aya magambo nanone: twiyemeje kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyo igaragariramo byose, amacakubiri n'ivangura bishingiye ku moko, ku turere n'ibindi ibyo aribyo byose. Iyi ngengabitekerezo yavugaga ko igihugu ari icy'abahutu, ikita abatutsi ko ari abanzi, abanyamahanga, abagashaka buhake n'ibindi. Bahitamo gutegura abantu bari barize barateguwe na Kiliziya Gatolika n'abamisiyoneri Kayibanda na Gitera, bategura mu mashyaka ya Parmehutu na Kusuma, ari nako bigisha urwango, ari nako bafata abayobozi, abashefu n'abasushefu b'abatutsi bakabasimbuza abahutu, abagerageje kubirwanya bakabica, ndetse bakica n'abaturage b'abatutsi muri rusange mu gihugu cyose. Bituma abenshi mu Banyarwanda b'abatutsi bahunga igihugu. Kwica abatutsi, kubatwikira, kurya inka zabo birigishwa, biba nk'umuco guhera icyo gihe muri 1959. Gitera atangaje ku manywa muri mitingi icyo yise amategeko 10 y'abahutu. Ingoma i Butare mu kwezi kwa 9 1959, niko ubushakashatsi bigaragaza. Ayo mategeko uhereye ku rya mbere kugeza ku rya 10 nta kindi yavuga: kwanga no kwirinda abatutsi. Kandi abashakashatsi, abantu batandukanye bemeranya ku kintu: ayo mategeko 10 Gitera yise y'abahutu niyo yabaye ishingiro rikomeye mu rwango mu Banyarwanda, urwango rw'kwanga abatutsi. Muri 1963 uwari perezida w'igihugu icyo gihe Gregoire Kayibanda agera aho avugira mu nteko rusange y'inama y'umuryango w'abibumbye Loni. Ubwo yasobanuriye ikibazo cy'u Rwanda, kuko ibinyamakuru byinshi hirya no hino ku isi byari byaratangiye kuvuga ko mu Rwanda hari igikorwa cya jenoside. Iryo jambo barikoresheje muri ibyo bihe. Yasobanura ikibazo cy'u Rwanda nk'umuyobozi w'igihugu ati: abatutsi uretse n'uko batari n'abanyafurika, uretse n'uko batari abanyarwanda, si n'abanyafurika. Muri disikuru ze yatotezaga abatutsi cyane, yumvisha abahutu ko abatutsi atari abenegihugu. Bagakoresha ivuga ngo mu gihugu kigasubizwa bene cyo, ni ukuvuga ngo hari bene cyo n'abatari bene cyo. Ariko banakwirakwiza turagiti zivuga ngo inyenzi zigiye gutera abatutsi none baricwa. Ubwo bakora urutonde rw'abakozi n'abanyeshuri bagomba kwirukanwa, bakabasaba kuzinga utwangushye, abatabikoze bakicwa. Nanone Abanyarwanda barongera barahunga muri 1973. Bavuga ko Habyarimana afashe ubutegetsi yazanye imvugo ivuga ngo ubumwe, amahoro, amajyambere. Bitera bamwe gutekereza ko ubwo yenda agiye guhindura politiki ya Kayibanda, ariko siko byagenze. We yazanye iringaniza, abatutsi bakomeza baratotezwa mu mashuri no mu kazi. Izo politiki zose, ako karengane, ivangura ryagaragaraga mu bintu bitandukanye, nibyo byatumye hari abana b'u Rwanda biyemeza kubirwanya mu rugamba rwo kubohora. Uhereye muri 1990, itariki ya 2010, urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye. Habyarimana gushaka gukemura ikibazo cyari kimaze imyaka yose twavuze, ategura umugambi wo kurimbura abatutsi. Abatutsi baricwa muri 1991, 1992, 1993, cyategurwa kurangiza jenoside yarangiza muri 1994. Ibi byose icyo bigaragaza ni uko jenoside kuko itatewe n'ingamba y'indege, yarateguwe, hatoza umutwe w'interahamwe mu gihugu cyose, bateguye kuzarimbura abatutsi. Kwibuka bya nyabyo ni inkingi
ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Bakomeje kuvuga ahangaha, twashimiye abarenze igihango giti bakeya badufashije, ariko ni igihe cyiza cyo kureba ingaruka z'ingengabitekerezo n'ingaruka z'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Umuryango Ibuka tubona kwibuka ari umusingi wa nyawo, ko bituma bene igihugu twese duhurira hamwe, riha umuntu wese imbaraga yo kureka ingengabitekerezo uko uyifite. Mu cyegeranyo mwabonye maze iminsi batangaza ingengabitekerezo iracyahari, abaduha ikiganiro yabivuze, ariko twibuka ko nta nyungu y'ingengabitekerezo. Ariyo mpamvu iyo turi ahangaha tuvuge ngo ntawe ukwiye kugira ubuzima nk'ubwo, ntawe ukwiye kuba imfubyi, ntawe ukwiye kuba umupfakazi, ntawe ukwiye kuba incike. Dufite n'imiryango yazimye, twicaye ahangaha twibuka idafite abayirebera. Aka karere turimo abarenga 732 mu cyegeranyo giheruka, kuko banarenze, ni imiryango yazimye burundu, igizwe n'abantu barenga 3500 mu banyarwanda barenga miliyoni bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mwumva abo bantu kuri kano karere konyine, si kuri uyu musozi gusa. Ariko kwibuka bya nyabyo bintu n'ibi turi gukora rwose byunga n'ubumwe bw'abarokotse. Tumenya amakuru akandi babo, hari ibyo tubwira, hari uwari wihishe, ariko tumenya n'uko buri umwe wundi ameze. Bituma twese abene igihugu dukanguka, tukarebera hamwe icyatumye abarenga 1,074 n'indi mibare iri inyuma. Ni imibare abashakashatsi berekanye ikomeje kwegeranywa, barenga 1,000,000 by'abantu 817 bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, yahagaritswe n'izari ingabo za FPR Inkotanyi. Ni igihe cyiza cyo kwibuka, ariko ni igihe cyiza turi mu bumwe n'ubwiyunge bw'uko nabo bongera abikiranuye n'imitima yabo badakwiye kumenya kuba amarimbi y'abantu, kuko benshi badashyinguye byaba bisigaye ashyinguye mu mutima w'uhaza ahari. Ni igihe cyiza cyo kumubwira ngo turi muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, turi muri leta yubaha ariko itanga n'ubutabera. Abarebeye ibi bintu biba, avuga bene wabo muri UN, avuga abazungu, avuga guverinoma yari iriho, avuga abihaye Imana, avuga n'abandi, ariko aragenda ntihagarariye aho, yabyanditse mu binyamakuru byinshi. Ibyo byarabaye amaze kubona amahirwe ibyago byari byagwiririye abatutsi hano. Aha rero kuri uyu musozi ndaza gusoza ishimira. Uyu mwanya rero nagira ngo umuhanzi atambuke hanyuma atugezeho indirimbo. igipimo cy'ubumwe gihagaze kuri 95.3%, kandi intego ni ukugera ku gipimo cy'100%. Gusa kandi ingaruka za jenoside bagiye babigarukaho, jenoside yakorewe abatutsi, ingaruka zayo ziracyabangamiye ubumwe bwacu abanyarwanda. Ngo nshimire Ibuka yabigarutseho nawe, uburyo ingengabitekerezo ya jenoside ikigaragara mu gihugu cyacu, mu miryango imwe n'imwe, aho ababyeyi gito bagifite imyumvire
yubakiye mu macakubiri n'ivangura rishingiye ku moko ndetse bakanayitoza abana babo. Hari aho kandi igaragarira mu mvugo no mu bikorwa bya bamwe. Hari na bamwe barangije ibihano bya jenoside bahamijwe n'inkiko bataha batarahindutse. Hari kandi n'imyigishirize itangirwa mu miryango ishingiye ku myemerere igikwirakwiza amacakubiri yitwaje rimwe na rimwe ibyanditse bitagatifu ndetse n'izindi nyandiko. Nagira ngo rero by'umwihariko mbwire urubyiruko rwacu ko mufite uruhare rukomeye muri uru rugendo. Ni mwebwe Rwanda rw'uyu munsi n'ejo, kandi mufite inshingano zo kwiga amateka y'igihugu cyacu, kuyasobanukirwa neza no kuyavanamo amasomo. Mugomba kuba umusingi wo kurwanya ivangura n'ingengabitekerezo ya jenoside no gukomeza kubaka igihugu cyacu gishingiye ku bumwe n'iterambere. Ngaruka cyane ku rubyiruko nanone, reka mbihuze n'uburyo tubona ingengabitekerezo ya jenoside ikomeza gukwirakwizwa, aho dusanga ko ikoranabuhanga rikataje koroshya isakazabumenyi, ndetse ugasanga ko ari n'umuyoboro ukoreshwa cyane cyane mu gukwirakwiza ya ngengabitekerezo n'amacakubiri ndetse n'urwango. Imbuga nkoranyambaga nyinshi muri zo zikorera hanze y'u Rwanda zitangirwaho ubutumwa bugoreka amateka, zigakwirakwiza amakuru adafite aho ahuriye n'ukuri kw'aho igihugu kigeze. Zabaye rero isibaniro bitangirwaho ibibonetse byose, kandi zikoreshwa ahanini n'abakiri bato. Benshi muri aba kuba badasobanukiwe amateka y'u Rwanda bibabera ihurizo, kuko bamwe birangira bayobotse abarwanya u Rwanda, bakagira ibikoresho bikwirakwiza za ntekerezo zikomeza kubiba amacakubiri n'urwango, bibwira ko ari ibyo barimo ari ukuri. Urubyiruko rero ntabwo twareka abashaka kureka amateka y'igihugu cyacu ngo baturushe imbaraga kandi duhari. N'ubundi iryo koranabuhanga bakoresha namwe mushobora kurikoresha kugira ngo bataturusha ijwi rya kwandika amateka agoramye y'igihugu cyacu. Ndabashishikariza rero gufata umwanya wo kuyasobanukirwa no gukoresha n'ubundi ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo dukomeze guhangana n'iyo ngengabitekerezo ndetse n'abashaka guhindura amateka, kandi tuzi neza ukuri duhora tunakubwirwa. Reka nongere nshimire by'umwihariko ubuyobozi bw'igihugu na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika, kandi nshimire n'inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi zigatuma uyu munsi tugira igihugu gifite amahoro, umutekano n'iterambere. Ibi natwe biduha inshingano zo gukomeza kurinda no gusigasira ibyo tumaze kugeraho. Mu gusoza, ndashimira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi kubwo kwihangana n'ubutwari bikomeje kubaranga. Ndashishikariza kandi buri munyarwanda wese gukomeza kuba umurinzi w'amateka, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'icyatuma jenoside yongera kubaho ukundi. Murakoze, twibuke twiyubaka. Tugiye gukomereza rero bashyingura imibiri yabo. Arakoze cyane nk'uko twabivuze, bande igiye kugenda imbere, hanyuma hakurikireho serikeri, nyuma ya serikeri haraza abahagarariye imiryango iri bushyingure, padiri akurikireho, na kwa mushyitsi mukuru n'abo muri kumwe
namwe mukurikireho kugira ngo dukomeze tugane aho tujya gushyingura. Murakoze. padiri aduhera umugisha imva igiye kubika iyi mibiri, hanyuma nasoza turakora igikorwa cyo gushyingura, hanyuma dusoza gushyingura turaza gutura indabo abaruhukiye aha, by'umwihariko abo twaherekeje uyu munsi. Padiri zikana gira ubuntu bwawe uha abayoboke bawe yo gushyingura uyu munsi, kuruhukana amahoro, uha umugisha n'imva igiye kubika imibiri yabo, kugeza igihe uzabazurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Amen.
bakuru uyu ni umwanya wo gutambuka ngo mutere indabo abaruhukiye aha. Nyakubahwa Gavana natambuka namwe mugatura indabo abaruhukiye aha. Murakoze cyane. Nyakubahwa Meya natambuka namwe mugatura indabo abaruhukiye aha. Murakoze cyane. Uhagarariye Ibuka natambuke. Murakoze cyane. Umunyamabanga wungirije wa RPF Inkotanyi natambuke atura indabo abaruhukiye muri uru rwibutso. Murakoze cyane. Honorable Senateri nabwa tambuke. Murakoze. Abadepite twifatanyije kuri uyu munsi batambuke. Murakoze cyane. Division Command RPC Reserve Force ku ntara batambuke. Murakoze cyane. RIB Immigration ku ntara batambuke. Murakoze cyane. Afande Nziza Ambassador Mutsindashyaka Tonest batambuke. Murakoze cyane. Perezida w'inama njyanama n'abajyanama batambuke bature indabo abaruhukiye aha. Aho gahunda y'umunsi yari itangiye, and thank you guys for watching. Keep subscribing, comment, like and share. God bless you.